Twongeye kubahereza ikaze kuri YouTube channel ndetse tunabifuriza ibihe byiza no kugubwa neza mu mirire hose mwebwe tubana buri munsi mu biganiro bigiye bitandukanye ndetse n'amakuru abagezweho hirya no hino yaba mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Umwanya rero ndagira ngo munyemerere tugaruke ku bikubiye mu iri tangazo rikizwe hanze n'ikigo cy'igihugu gishinzwe gutegura ibizamini bya leta ku bufatanye na REB, ikigo gishinzwe uburezi mu Rwanda. Ni itangazo ryihutirwa ku banyeshuri bajya gukora ikizami cya leta gisoza umwaka w'amashuri w'ibihumbi 2025-2026. Ni itangazo rikubiye mu byinshi. Nimba nawe uri umubyeyi uzi yuko ufite umunyeshuri ugiye gukora ikizami cya leta haba P6 cyangwa se yagiye gukora turokome mu mwaka wa gatatu cyangwa se mu wa gatandatu, ibi ngibi rwose nawe birakureba. Ejo cyangwa ejo bundi utazasanga amanota yasohotse ugasanga y'umwana wawe ntabwo yabashije gusohoka cyangwa se agasohoka ariko biri muri risiki cyane yuko nta kigo azahabwa, nk'uko byagarutsweho n'ikigo cy'igihugu gishinzwe gutegura ibizami bya leta ku bufatanye na REB, ikigo gishinzwe uburezi mu Rwanda, babisobanura akantu ku kandi, basobanurira abanyeshuri bose bajya gukora ibizami bya leta bisoza uyu mwaka w'amashuri w'ibihumbi 2025-2026. Kora subscribe rero twinjire mu bikubiye muri iri tangazo neza akantu ku kandi, hanyuma usobanukirwe uzajya gukora ikizami cya leta nta mpungenge z'uko amanota yawe ashobora kutazasohoka, ahubwo uzajya kugikora wamaze gusobanukirwa buri kimwe nk'uko byamaze kuba byagarukwaho n'ikigo gishinzwe gutegura ibizami bya leta ku bufatanye na REB, ikigo gishinzwe uburezi mu Rwanda. Uri kuri Samjo Official nk'ibisanzwe, icyo usabwa ni ugukanda subscribe, update zose cyangwa se amakuru yose ukajya ubibonera ku gihe. Reka rero tubanze dusubire inyuma gatoya, aba rero twinjira mu kibazo neza ndetse turebera hamwe icyatumye bagaruka kuri ibi bintu cyane, bavuga yuko umunyeshuri uzakora ikizami cya leta akarangara gatoya amanota yiwe ashobora kuba atazasohoka mu mwaka w'ibihumbi 2024-2025. Abanyeshuri bakoze ikizami cya leta ngira ngo ni ibintu mwabonye, harasa abanyeshuri benshi cyane bitewe n'uko mu burezi hari habayemo impinduka, benshi rero birangira bibafashe amanota bafatiragaho yari yiyongereye kubera yuko bafatiye ku manota 50. Ngira ngo murabizi ibigo byinshi hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda byajemo nyinshi, abanyeshuri barata ku rwego rutigeze rugaragara hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda. Ibyo ngibyo rero ngira ngo hari bamwe byagiye binagiraho ingaruka, ni ibintu mwagiye mubona kuri za social media byagiye bigarukwaho cyane. Ngira ngo hari n'abanyeshuri bagera kuri bangahe barase ikizami cya leta kubyakira bikabananira bakiyahura. Rero niyo mpamvu ibi ngibi tugiye kubagezaho uburezi bw'u Rwanda cyangwa se ikigo gishinzwe gutegura ibizami bya leta mu Rwanda cyifuje kubitangaza kare kugira ngo buri munyeshuri wese azakore ikizamini cya leta abizi neza. Muri pirimeri reka ariho duhera mbere na mbere, turebe uburyo ibizami bya leta biteguye ukuntu ibintu bimeze, hanyuma turahava twerekeza muri segonderi ariho hari ingamba zikomeye cyane ku banyeshuri bazakora ibizami bya leta. Muri pirimeri rero ikizami cya leta nk'uko byagarutsweho kigomba gutangira ku wa kabiri, kubera yuko ku wa mbere ni umunsi wo kujya gufata amategeko y'ikizamini cya leta ku bigo abanyeshuri bazakoreraho. Ngira ngo ibyo ngibyo mwese murabizi muri rusange. Naho iki cyumweru turimo ubu ngubu ni ku itariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu niho dukoze iki kiganiro. Abanyeshuri bari hafi gutangira gutaha ndetse bamwe batangiye no gutaha ubu ngubu. Rero ku munsi wo ku wa mbere pirimeri, ibigo byose byo mu Rwanda, abanyeshuri bose bazakora ikizami cya leta mu wa gatandatu bazajya gufata amabwiriza agenga ikizami cya leta. Ngira ngo ibyo ni ibintu abanyeshuri mwese muzi cyangwa se buri muntu wese yize arabisobanukiwe neza yuko mbere yuko ikizami cya leta kiba, abanyeshuri babanza guhura bakabahereza amabwiriza ndetse bakabereka n'imyanya bazicaramo, bakabahereza n'amafishi yabo, bakareba uburyo ibintu bimeze, buri kimwe cyose bakahava kigiye ku murongo ku buryo umunyeshuri azaza kuri ikizami cya leta ataza abaririza ngo nzakorera hehe. Ibyo ngibyo ni ibintu bitari ngombwa gutindwaho, buri wese arabizi ndetse n'abarimu bigisha baba babibwiye abanyeshuri, cyane yuko ubu ngubu abanyeshuri biga mu wa gatandatu ndetse mu wa gatatu bajya gukora ikizami cya leta bakiri kujya gusubiramo amasomo ku ishuri, kubera yuko
ni ibintu biba ari ingenzi cyane yuko abanyeshuri bikiza ku ishuri bakaba basubiramo. Hari bamwe mu rugo batabona umwanya wo kuba basubiramo, niyo mpamvu iyo sisiteme yashyizweho. Ndetse ikindi gihari kidashidikanywaho ni uko abanyeshuri mu kizami cya leta bazajya barya nk'uko bisanzwe. Ngira ngo n'umwaka washize nuko nk'uko byari byagenze, ndetse no mu yindi myaka yagiye itambuka, aho mu gihugu cy'u Rwanda bashyiraho porogaramu y'uko abanyeshuri bazajya barera ku ishuri. Rero no kurya mu kizamini cya leta ni ibintu bidashidikanywaho, abanyeshuri baragaburirwa nk'ibisanzwe. Reka rero tujye no muri segonderi ku bazakora ikizami cya leta, aho ngira ngo harimo ingamba nyinshi cyane muri segonderi. Muri segonderi nk'uko byagarutsweho rero, mbere na mbere ku banyeshuri bazakora ikizami cya leta, buri munyeshuri isaha y'isaa moya n'igice agomba kuba yashyitse mu kigo kugira ngo babanze bakore na rasamburema, buri kimwe cyose barebe uburyo ibintu bimeze. Saa moya ni nk'umunyeshuri wa nyuma azajya aba yinjiye mu kigo, ndetse abanyeshuri binjire mu mashuri, hanyuma barebe abatarahagera, barebe buri kimwe cyose, ndetse n'uwaba warata ikizami cya leta. Ibyo byose ni ibintu babanza gukurikirana mu kizami cya leta akantu ku kandi, bakamenya abaje ndetse n'abagisibye, ndetse n'iyo amasaha ageze bavuze hari abataraza, kugira babashe kubikurikirana, bamenye umunyeshuri ikibazo yaba yagize gitumye izo saha zigera ataraza. Iyo havutse ikibazo rero babasha kubikurikirana hakiri kare, bakamenya ikibazo cyavutse cy'uwo munyeshuri, bakagikurikirana, babona hari icyo bamufasha bakakimufasha, ariko aza kuri ikizami cya leta. Kubera yuko ikizami cya leta ni ikintu cyubahwa cyane hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda, gihabwa agaciro cyane, ngira ngo ni ibintu muzi. Ndetse n'iyo umunyeshuri yamaze gususha, ngira ngo ni ibintu mujya mubona, akaba yata nk'ishuri nko mu gihembwe cya gatatu, ikigo yigaho bakoresha buryo ki bashoboye, umunyeshuri akaba yagaruka kwiga aho ngaho kugira azakore ikizami cya leta. Rero muri segonderi naho uburyo ibintu bimeze, ikizamini cyabo kizatangira ari kuwa kabiri, nabo niho kizatangira. Kuwa mbere bazajya gufata amabwiriza, babereke n'imyanya bazicaraho. Bo ni abantu bakuru cyane, ndakeka babisobanukiwe, kubera yuko si ubwa mbere baba bagikoze muri pirimeri. Impamvu biba birimo ingamba, abana benshi ntabwo baba babizi neza, n'ubwa mbere baba bagiye gukora ikizami cya leta, niyo mpamvu babikurikirana akantu ku kandi, step by step. Rero muri segonderi ukuntu bimeze naho ni uko nguko, iryo tegeko rigera kuri buri wese, naho ntabwo bazareba ni bakuru ngo ntibajye gufata ayo mabwiriza agenga ikizami cya leta, naho bazajyaho kuwa mbere, kubera yuko ikizami cya leta kizatangira ari kuwa kabiri. Umunyeshuri uzarata ikizami cya leta akabona amanota makeya nk'ibisanzwe, n'ubundi azasibira. Amanota bazafatiraho ni yayandi bafatiyeho umwaka washize usoza umwaka w'amashuri 2024-2025, ni amanota 50 bazafatiraho nabwo. Umunyeshuri uzayabura rero bizarangira yisanze muri risike zitari nziza z'uko azajya gusubiramo umwaka. Rero umunyeshuri icyo usabwa, haracyari iminsi, ikizami cya leta wagitegura neza ntarirarenga, cyangwa se na nijoro haba hari umwanya munini wo kuba wategura ibyo utateguye ugasubiramo. Rero ni uko nguko ibintu bimeze. Kora subscribe rero kuri YouTube channel kugira ngo update zose ukomeze kugenda uzibonera ku gihe akantu ku kandi, by'umwihariko ibijyanye n'ikizami cya leta gutyo cyangwa bigiye gutangira kuri YouTube channel ya Samuji Official.